Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bana namwe mwese, bakunzi umusaraba, bakunzi ba televiziyo y'urukundo, bakunzi ba Yesu Kristo, dushima Imana cyane ikomeje kuduhereza umwanya kugira ngo tuboneke imbere y'Imana, ari twebwe turi bazima, imiryango yacu bose ari bazima, n'ubuntu bigeretse ku bundi tuba twagiriwe cyane n'Imana. Niyo mpamvu yemeye yuko ari wowe nanjye tugereye isaha duhumeka umwuka bazima, kugira ngo dukomeze cyane tuyishime, kuko n'umwanya biduhaye kugira ngo dukomeze cyane tuyishima, kuko abapfuye ntabwo bakibuka cyane, ntabwo bari kwibuka kano kanya, ariko wowe urimo urakibuka kubera ko Imana kongera iminsi yo kubaho. Rero ntukajye wirata cyane ntacyo uba watanze, si uko ukiranuka kurusha abandi bose, ahubwo ni bwa buntu Imana ihora itugira uko bukeye uko bwije. Kuko icya mbere cyo niba yaragukunze akaramata ntibyatuma itanga ingabo nyinshi cyane kugira ngo ube ziba zapfa ku bwawe, si uko wakiranutse, ahubwo niba mutima imbabazi z'Imana mpora mbabwira cyane, niwe watumye cyane umutse kudutambikira, niwe watumye cyane Imana igira ibyo ikora muri wowe, bitavuze ngo bivuye mu byo wagiye ukora ibintu runaka. Yesu nashimwe. Rero dushima Imana cyane ikomeje guhaba, ikomeje guturinda uko bukeye n'uko bwije, buri gihe ikabibana natwe, ikabiturinda, tukagera muri aya matariki. Hari benshi cyane arabuzi mungana, hari n'aburuta bapfuye, si uko hari ubwiza runaka baruta, si uko hari igikundo kidasanzwe ufite, ahubwo niba mutima imbabazi z'Imana, niwe utuma Imana cyane ikomeza kukurinda, niwe utuma Imana ikomeza kugenda ikwiyegereza iteka ryose, ikemera kubana nawe mu buryo bwose bushoboka. Si uko wakiranutse, si uko witoje gukiranuka, si uko witoje kugendera imbere yaho nk'uko ishaka, ahubwo kuko igira umutima imbabazi udasanzwe, niwe utuma iteka ryose ihora ikurinda uko bukeye n'uko bwije. Rero dushima Imana cyane ko yakomeje kuhaba kandi ko yakomeje gutinda muri byose. Mureke dushima Imana mu isengesho, tugerageza cyane mu mwanya tugiye kwinjiramo wo kumva ijambo yatugeneye, ubuhanuzi yatugeneye muri kano kanya, mesaje yayo yaduhaye, maze dukomeye cyane no kuryoherwa cyane n'ibintu byayo, kuko niba turyoherwa n'ibyo turya bya buri munsi, mureke ijambo ry'Imana turyohera iteka ryose, kandi buri riba rishya muri twebwe. Uzarebe iteka ryose iyo wariye ibintu runaka, wumva n'ejo mu gitondo wabigwera, wumva n'ubundi ugifite apeti yo kubirya. Ni nacyo kintu usabwa kugira ngo no ku ijambo ry'Imana ujye uhora ufite apeti, nicyo kintu gikwiriye. Ujye ufite apeti idasanzwe cyane ku ijambo ry'Imana, aho ujye uhora ufite apeti nyinshi ishoboka, wumve ufite inyota, ufite inzara by'ijambo ry'Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ko waturinze, wabaye mu ruhande rwacu Kristo mwiza, n'ushimwe uhimbaze, kuko uri Imana nziza, kuri Imana ifite imbaraga. Mana, turi imbere y'amaso yawe muri aka kanya, tugiye kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane aba ari njyewe, banza unyuhagire, banza unyishimire, ureke amaraso abanza mbonekeho, weze umunwa wanjye, weze ururimi rwanjye, weze amaso yanjye, weze amatwi yanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Aba ariko weza n'abantu bose bagiye kumva ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni irye, rigomba kuba n'abera. Mu izina rya Yesu, reka abantu beze kandi ubuhagire, abantu bongere bumve ibyawe bikiranutse kandi bakwiriye byose bishoboka. Urakoze Kristo muzima, urakoze ukoze iby'imbaraga, urakoze kubashigikiye, urakoze kubagarutseho, urakoze kutubereye maso. Mu izina rya Yesu, banatwe muri uyu mwanya udushigikire, utwiyereke, tubone ubwiza ugatubona imbaraga za muri byose. Urakoze kugira ngo tumurire ijambo, sageneze nzi ko ubikoze, rwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu nashimwe cyane. Muri kwese mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi ya 15, ni Zaburi ya Dawidi niyo tugiye gusoma. Zaburi ya 15, Zaburi abantu benshi cyane bazi, ariko niko nabibabwiye cyane, ijambo ry'Imana rigomba kuba riri shyashya hagati muri twebwe, anytime. Icyo kintu gikenewe, birasaba yuko ugomba kuba riri shyashya, icyo kintu rwose gikenewe cyane. Naho ibindi byose wakora, icya mbere ntabwo waza umenyera ibintu by'Imana ngo bishoboke. Kandi abantu benshi cyane ikintu bari kuzira nuko bagiye bamenyera ibintu by'Imana. Imana ikeneye yuko ibintu byayo, apana kureba ngo urebe ngo ni isura ya Samweli, ngo niyo mpamvu numva ndashaka kuba nareba biriya bintu. Ariko biragusaba kugira ngo wongere ugire undi mutima, we kubona Samweli ahubwo ubone Kristo uri muri Samweli, kuko uramutse urebye Samweli n'ubundi wambona amafuti menshi ashoboka, kuko buriya iteka ryose impamvu ubonamo umuntu mw'ibyaha biterwa n'ukuntu
uba umwiyumvamo. Impamvu ubona umuntu nta makosa afite bituruka n'ukuntu n'ubundi uba umwiyumvamo. Muri make ikintu cyose iyo ureba umuntu ukavuga ngo uriya muntu w'umunyabyaha, ni uko muri make hari ukuntu uba umwiyumvamo. Hari n'igihe ushobora no kumureba ngo ni umunyabyaha kandi nta n'ibyaha yifitiye, cyangwa ngo ni umukiranutsi kandi ubundi we yizo yuko ari umunyabyaha. Ariko niyo mpamvu bishoboka ikintu gifatika cyonyine kitakwibeshya gusa ni umwuka wera w'Imana. Iyo ufite umwuka wera w'Imana niwe ugushoboza kubwira ngo uyu kanaka, uyu nguyu afite ibyaha runaka, mubwira agende yiyeze. Ariko iteka ryose iyo wowe n'amarangamutima yawe niyo akuyobora nyine, ntabwo ari umwuka w'Imana uba ukuyoboye. Niyo mpamvu nkubwira ngo iteka ryose ahangaha reba ijambo ry'Imana, umva ijambo ry'Imana, apana guhita uvuga ngo ninde ugiye kurivuga. Uwo nguwo si cyo kibazo. Ikibazo ahubwo ni wowe. Banza wikontore cyane mu ijambo ry'Imana. Bivuga ijambo ry'Imana rigiye kuvugwa, ririmo riravugwa ko ngiye kuryumva. Kuko ikibazo dufite cyane muri iyi si ni uko abantu benshi cyane twumva yuko ijambo ry'Imana uri kurivuga atari wagombye kurivuga. Ariko Yesu ubwiwe iyo agiye kurobanura, iyo agiye gutoranya, ntabwo ajya atoranya nk'uko abantu bagiye batoranya. Oya, ahubwo we ubwiwe afite ibyo yitegera, afite kriteriya ajya agenderaho zitandukanye n'iz'abantu bagiye bashaka ko bagenderaho. Amena. Nubwo se mu ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 15 amagambo avuga ngo Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera, nugendera mu bitunganye, akora ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, utabeshyereshya abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Yesu nashimwe cyane. Dutangiye umutwe w'ijambo ubaza ngo Uwiteka we ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Nk'uko nabibabwiye cyane, uyu nguyu ni Dawidi mwene Yesayi, niwe wanditse iyi Zaburi ya 16, niwe wayanditse, aho yari yicaye ubwiwe arimo yibaza cyane, arimo atekereza, arimo yibajije ageneye cyo kuba yakwisubiza muri rusange. Aho yabanje cyane kwicara aribaza cyane ngo ariko ubundi umusozi wera w'Uwiteka uzabaho umuntu umeze gute? Murabizi neza ko uyu Dawidi Uwiteka yamutoranyije akiri navuga yuko tugende ku ijambo cyane. Uwiteka yabwiye Yeremiya avuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Muri make Imana yamumenye ubwiwe atari yavuka akiri urusoro mu nda ya mama wiwe. Ariko Uwiteka aramutoranya, amusanga ari mu ishyamba aragira uduhene, kuko yavukanaga n'abandi bana benshi kandi bakomakomeye cyane, ari abahungu b'abakomando, b'abasirikare, b'abajenerali bakomeye cyane, b'abanyagikundiro. Kandi uko urebesha amaso y'inyuma ubonaga rwose ukabona Dawidi ntiyahura n'abo ngabo. Ariko mu mugambi w'Imana, Imana y'ubwayo yari amaze gutegura yuko nta wundi muntu izigera ibona mu nzu ya Yesayi ushobora kuzaba aho Imana ishaka atari David. None Imana iramutoranya kuko yabwiye Samweli iramubwira ngo genda ujye kwa Yesayi, ugende undoranyeze y'umuhungu, kuko mbonye umwe mu bahungu biwe. Muri make mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka. Kuko aho ngaho yamubwiye amagambo ari uko uwo bita Sawuli nawe wari umwami wa Isirayeli, uwo Sawuli nawe yari amaze gukora ibyanga n'Uwiteka, bituma Uwiteka amucya ku ngoma. Uwiteka yicuza n'impamvu yatumye yimika Sawuli. Uzirinde cyane ko Uwiteka yuko yazicuza impamvu yagushize kuri iyi si. Uzabyirinde cyane. Muri make uzirinde ikintu cyatuma Uwiteka yicuza ku bwawe. Uzabyirinde cyane kuko byazakugwa nabi, ari wowe n'umuryango wawe mukazabigiramo ingaruka zikomeye cyane. Kuko uwo nguyu bita Dawidi ubwiwe bagiye gutamba ibitambo ari na se umubyara, kuko Dawidi yari ikinyendaro, ari se umubyara ubwiwe.
ntabwo yigeze yibuka yuko Dawidi ari mu bana biwe, uko bari baramwirukanye mu bandi bana bamuheza kure cyane kujya kuragira intama iyo ugiye mu mashyamba, akaba nta kindi kintu rwose yari yibereyemo, ariko aba mu mashyamba akiranuka, ibintu byose abikora neza, abikora ku murongo, bituma Imana imwishimira. None Uwiteka abwira Samweli aramubwira ngo mbonye mu bahungu ba Yesayi harimo umuhungu umwe ufite umutima umeze nk'uwo nshaka. Imana ishimwe cyane. Nawe ndakwifuza ko watunga uwo mutima umeze nk'uwo Imana ishaka, uko uyu mutima iteka ryose iyo umuntu awufite ntabwo yongera kwikontorora, ntabwo yongera kwiyobora, ahubwo ayoborwa n'umwuka wera, ayoborwa n'Imana muri rusange. Kuko iyo umuntu afite uyu mutima yemera ko yagirwa inama, iyo umuntu afite uyu mutima icya mbere cyo yemera kuyoborwa n'uwo mutima, iyo umuntu afite uyu mutima yemera cyane kuvuga ijambo ry'ukuri ko ari umutima wiwe, apana kugenda mu bintu by'ibigare bitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Uwiteka abwira Samweli aramubwira ngo mbonye muri aba bahungu uwo muntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka, genda umusuke amavuta, kuko ndashaka yuko aba umwami wa Isiraheli mu cyimbo cya Sawuli, kuko Sawuli namaze kumuzinukwa, Sawuli namaze kumukura ku ngoma, namaze kumwirukana burundu, byamaze kurangira. Ariko uwo nguwo we araza byibuze aziba icyuho, atume nongera kuba nakwibuka ubwoko bwanjye. Araza namara guhagera, namaze kugera ku ngoma, arongera agarura abantu kuri njyewe, arongera atuma abantu muri rusange bongera kunkiranukira bitewe n'uko nshaka. Imana ishimwe. Dawidi araza iteka ryose, ageze ku ngoma, barimo bashaka gusiga amavuta, bavuga ngo uwo twasuka amavuta ni uyu nguyu. Samweli ahageze iwabo kwa Yesayi, ahageze baje bahita bamubaza, niko uje gukora icyano? Icya mbere cyo umuntu bita umuhanuzi yari umuntu ukomeye cyane icyo gihe, cyane muri Isirayeli akomeye cyane mu buryo budasanzwe, atandukanye cyane n'abahanuzi ubu ngubu dufite birirwa babeshya, ugasanga birirwa basibanya mu buryo butandukanye. Abahanuzi ubu ngubu icyo basiga bishaka cyane ni icyubahiro n'ifaranga, ariko icya mbere cyo ibyo ngibyo nta nubwo iyo misiyo yabizanye buriya mu isi. Misiyo yazanye umuhanuzi wese ku isi ni uko ngo agarurire abantu ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Ariko baraza, Samweli agiye gusuka amavuta ku wa mbere, ku muhungu w'imfura, Uwiteka aravuga ngo Samweli ntabwo ari uwo nguwo, ntabwo ari uwo nguwo. N'uwa kabiri gutyo, n'uwa gatatu nuko. Noneho rero nibwo baje kwibuka, barabaza, none mu bahungu ba Yesayi n'aba ngaba gusa se nta wundi muhungu waba usigayemo? Yesu aravuga ngo nibutse yuko hari akandi kamwe gasigaye, kari kuragira intama, hariya niho kibereye. Ariko niyo mpamvu nkubwira ngo nubwo wasanga n'imiryango uvukamo, nubwo wasanga n'umubyeyi ukubyara atakwibuka, ariko Imana ishimwe cyane, kuko yo ubwayo ibikwibuka iteka ryose, ibikwibuka ntugire ubwoba. Kandi nubwo wakwireba ukavuga ngo ahangaha bimeze gutya na gutya, ariko humura, mu ijuru haracyari Imana, kandi hari Imana ireba ikareba n'abantu badashobora kureba. Hari Imana yagiye ibana nawe mu buryo butandukanye, kwa kundi yagiye ibana nawe n'iyi saha niko igomba no kuyabana nawe. Noneho ibyo byose baraza, Dawidi barahageze, bahita bamusukaho ikintu bita amavuta, maze Uwiteka abaramutoranyirije muri bene se. Amavuta bamusutseho atuma agirirwa ikintu bita ishyari, mu muryango wose baramwanga, usanga bose batangira kujya bamureba ukundi kuntu. Ariko iteka ryose Uwiteka yaramaze kumutoranya, uwo munsi umwuka w'Imana atangira kuza amuzaho, kugira ngo agaragaze yuko amavuta bamusize ari amavuta y'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Dawidi atangira kujya ku rugamba, akagenda akarwana agatsinda, maze yibuka ibyo byose, yibuka intambara zose agiye arwana, yibuka ibyo byose ukuntu agiye abana, yibuka ukuntu Uwiteka yagiye amukiza amacumu ya Sawuli ashaka kumutera. Sawuli amaze gukeka yuko Dawidi agomba kuzaba umwami. Ariko reka nkubwize ukuri, icya mbere cy'Imana yakuvuzeho nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuba yagihagarika. Ndabizi yuko
Satani aragenda akadusaba ku Mana, maze akaza kuba yakoresha abakozi biwe bakaza kutugenza uko bishakiye. Ariko icya mbere cyo ndibuka neza yuko ijambo ry'Imana ritubwira cyane yuko Yobu Uwiteka yemeye kumutanga, ariko ntabwo yigeze atanga icyo bita ubugingo bwiwe. Amena. Ntabwo yigeze butanga habe na gato, nubwo yamutanze ariko ntabwo yatanze ubugingo bwiwe. Kandi niyo mpamvu nkubwira ngo nawe ubwiwe yagiye kuba yagerageza nkatwe ubwacu. Niyo mpamvu icyo wacamo cyose, intambara yose wacamo, Yesu Kristo nawe aho ngaho hose yamaze guhaca. Kuba waca muri izo ntambara tumeze gutyo, nawe yiteguye kuba yagira icyo yakora hagati muri wowe icyawe igikeneye kuri wowe nuko wamwemera cyane, ukongera ukamugirira icyizere kurusha ibindi byose. Uko nuza kumugirira icyizere biraza kuba byoroshye. Nta kindi kintu gikenewe nuko wamugirira icyizere, kuko numugirira icyizere bizatuma na bya bindi byose urimo wibazaho, bizatuma byose nabyo ubwabyo nabyo zaza bikore. Kuko icya mbere ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, ahubwo ni Imana. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ishobora byose, ibasha gukora cyane ibishoboka byose. Nibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo zingana zikorega hagati muri twebwe, ahubwo banze cyane imbaraga ziri hagati muri njyewe zimeze gute. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu David yibuka cyane ukuntu Imana agiye imurinda. Uko icya mbere Uwiteka yamaze kwandika ngo nkugize umwami wa Isiraheli, yagombaga kumuzana akabanza akajya kumwigishiriza ibwami. Kuko icya mbere cyo ibyo yaramenye bya bindi byo mu intama, nicyo kintu yari azi byo mu mashyamba, ariko yagomba no kumenya iby'ubwami, akamenya ubwami bimeze gute. Niyo mpamvu Uwiteka gufata akayagukwegereza hafi y'ikintu uzakora, ukabanza ukakiga. Wowe iyo urebye rero ubona ko mu kwigisha arimo arakwigisha nabi, ugatekereza yuko nyine arakwanze cyane, ariko ntabwo aba akwanze, aba arimo akurindiriza kuzagera kuri wa mugambi. Niyo mpamvu akwemera kugira ngo ugende utegerereze hariya. Yesu nashimwe cyane. Nkuko ndibukira mu Imana yatubwira cyane mu byakozwe n'intumwa, Yesu yabwiye intumwa zarazivuga ngo nimugende mutegerereze i Yerusalemu niho nzabasanga, mutegereze umurwa niho nzabasanga. Imana ishimwe cyane. Rero ikibazo dufite cyane nuko Imana ahantu wicaye isa utegerereje ibyo Imana yakubwiye, wasanga waravuye mu murongo. Nicyo kibazo kirimo. Ariko nutava mu murongo, icyo Imana yavuze kuri wowe kizabaho, nta muntu uzigera agikuraho, ahubwo apfa kuba ari Imana yakivuze. Iyo ari Imana yakivuze ibyo biba bihagije. Kiretse kuko abantu benshi cyane ibyo bagiye babika bitandukanye, atari Imana bivuze, ahubwo ujya bivuga n'abantu batandukanye, ugasanga umuntu akubwiye ibintu akoresha ngo ni Imana ivuze kandi atari Imana ivuganye nawe. Rero nimuze mugere cyane icyo bita amakenga mu bintu byose cyane, kuko Imana ifite imvugo zayo zihariye. Kimwe nuko Imana uko ivuga na Satani nawe aravuga ubwiwe, nawe hari umutima ava mu mutima wawe agahita kuganira kwereka yuko ari Imana ivuganye nawe. Niba nkubwira ngo banza utekereze cyane, banza wibaza cyane, amasezerano mbitse yose yavuye ku Mana, yavuye ku Mana. Iteka ryose abantu hari igihe umuntu akureba kubera ukuntu akuza, agahita ngo aha uyu kana kubera ukuntu umuzi, rero reka mbite muhanura ibintu runaka gutya na gutya, akaza agahita kubeshya. Kandi nawe uhita wakwereka ngo yego Yesu, ngo yego Yesu, ngo ni Imana yavuganye nawe. Oya, abantu benshi hari ibintu babitse bitavuzwe n'Imana, kuko icya mbere cyo Imana ntabwo yavugana n'umunyabyaha, ntabwo byashoboka. Hari ibintu by'icyaha bagiye kubwira, ugasanga umuntu ntabwo yigeze kuvuga ngo ihana ibyaha. Oya, aho ugasanga ikintu umuntu arimo arakubwira ngo arimo arakwereka, arimo arakunda icyo bita isi cyane, ariko ubuhanuzi bwose uzasanga butabanze ko bwagukumbuza ijuru, uzamenyeza ko ubuhanuzi butavuye ku Mana. Yesu nashimwe. Dawidi yibuke byose, yibuka inzira zose yagiye acamo, yibuka cyane ukuntu yagiye ajya ku rugamba agatabaruka atsinze, yibuka cyane ukuntu yamurinze Amafilisitiya, yibuka cyane ukuntu yamurinze Uwiteka agatuma Dawidi amera nk'umusazi bigatuma batamwica, yibuka cyane byinshi bishoboka Uwiteka ajya akorana nawe, maze bituma yibaza cyane, Uwiteka we, ninde uzaguma ku musozi wawe wera? Ninde uzawuturaho? Ninde uzaba mu ihema ryawe? Asanga nta wundi muntu uzabibamo usibye umuntu ukora ibyo gukiranuka,
nicyo kintu cya mbere bavuga ngo ugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka ni uwo nguwo. Ugendera mu bitunganye akora ibyo gukiranuka atabesheresha abandi, icyo bita ururimi rwiwe. Buriya ururimi ni inyama mbi cyane, kuko rwatura ibyiza n'ibibi iteka ryose. Abantu benshi cyane bakunda gukora ikintu bita ururimi, bigatuma bisanga baguye mu bindi bintu batazi. Ariko icyo mbabwira, ururimi mu bwitondere cyane, uko abarokore benshi cyane bagushwe n'ikintu bita ururimi rwabo, bakomeje cyane kubeshya mu buryo budasanzwe. Ariko iyi saha umuntu wese uzaguma mu ihema ry'Uwiteka ni umuntu utabesheresha abandi ururimi rwiwe. Ni uwo nguwo rwose, nta wundi. Ni uwo nguwo, nta wundi. Kuko niba Uwiteka arebye Dawidi akavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima uze nk'uwo nshaka. Ikibazo abantu benshi cyane mufite imitima itandukanye n'uko Imana ishaka. Ariko iyi saha wakongera cyane ukareba cyane umutima wawe, kuko umutima ugendera mu bibi, umutima ubeshya, umutima usheshenga, umutima muri make ushyushya inkuru ya mugenzi we, uwo mutima Imana ntabwo ijya wishimira. Yesu nashimwe. Ntabwo ujya yishimira umutima umeze nk'uwo nguwo. Ariko iyi saha haracyari ibyiringiro nawe. Hari icya mbere cyo urabizi neza, ibyo ugendamo byose urabizi. Niyo mpamvu ahangaha tubwira ngo mu maso yiwe umunyagisubizo. Muri make umuntu ufite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, icya mbere cyo ntabwo ari wa muntu uvuga ngo ngiye guhereza umuntu wese w'umunyabyaha icyubahiro. Kuko icya mbere cyo ubundi wagombye guheza icyubahiro umuntu wese ukijijwe. Ariko uzareba iteka ryose, niba uri umukire, uravuga ngo ngomba kwakira abakire bagenzi banjye mu buryo bumeze gutya, n'abakene nkaba nabakira gutya na gutya. Ariko iteka ryose icyo Imana ishaka kuri wowe, irashaka yuko uwo nguwo w'umukire, niba ari umuntu utubaha Imana, ugomba kumusuzugura. Kuko icya mbere uwo nguwo utubaha Imana aba ari ikigoryi imbere y'Imana, kuko ni injiji muri rusange. Umuntu wese ukora ibyaha ubundi aba ari injiji imbere y'Imana, ko Imana iko yivugira. Noneho umuntu w'umunyabwenge ni wa muntu ukora ibyo Imana ishaka. Ariko dufite bararangwa muri make b'abanyabyaha b'ibyigenge biri aho ngaho, bumva yuko batagirwa inama. Ariko icya mbere cyo ugomba kumenya, ubwenge bagiye bihereza bw'isi cyangwa bw'abadayimoni, ubwo bwenge ntacyo buzigera bamaze. Kuko umuntu ufite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka aba afite cyane icyo bita ubwenge bw'Imana. Iyo udafite ubwenge bw'Imana n'ubundi ntabwo ugira umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, ntabwo bijya bishoboka. Ariko turasaba cyane kugira ngo ahangaha igutanga icyubahiro ugomba kugitanga, kuko niko ijambo ry'Imana risaba. Ariko cyane ibyo by'ingenge wowe kubihereza icyubahiro, kandi ubone yuko iteka ryose bakora ibyangwa n'Uwiteka. Hoya, Imana ikeneye yuko uhereza icyubahiro umuntu wese ukiranuka, kuko umukiranutsi niwe Imana yemera, nawe umunyabyaha Imana iramwanga burundu. Yesu nashimwe cyane. Imana iramwanga burundu. Ariko abatinya Uwiteka, nawe iteka ryose arabubaha. Kuba utinya Uwiteka, uwo nguwo nyine, uwo nguwo uzatura kuri uwo musozi, uwo nguwo uzaba muri iryo hema. Muri make yakubonye yuko uri umuntu ukunda Uwiteka, utinya Uwiteka, nawe ubwiwe pe, nawe aragutinya, iteka ryose arakubaha. Ariko impamvu atakubaha wowe ni uko n'ubundi yasanze utubaha Uwiteka. Amena. Niyo magambo Dawidi yahoze yibaza cyane, yahoze anisubiza, asanga iteka ryose ngicyo yarahiriye ntabwo agurize ifeza kuzabona indamurenze urugero. Rero bya bindi abantu birirwa bakora bya banki Lambert, aho bariya abantu bafite ikibazo gikomeye cyane. Buriya hari umutima ugomba gutunga, ushobora gutuma utura mu ihema ry'Uwiteka, ushobora gutuma utura ku musozi w'Uwiteka. Udafite uwo mutima, umenye neza yuko nta musozi w'Uwiteka uzigera ubaho. Mureke dusenge Imana. Ariko icya mbere cyo, banza ushakisha ukuntu wabanza kwezwa kurusha ibindi byose, kuko umuntu wejejwe niwe wemerwa n'Imana. Kuko umuntu udashyushya inkuru ya mugenzi we, akagenda mu byo gukiranuka, akavuga ukuri ngo by'umutima wiwe, uwo nguwo atabeshesha abandi ururimi rwiwe, niwe muntu Imana yemera, kandi ufite umutima umeze nk'Imana ishaka.
icya mbere cyo ugomba kumenya ni uko Imana ikire yuko utunga umutima umeze nk'uw'Imana ishaka, Imana ikajya ikureba ikakwishimira kurusha ibindi byose. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, turagushimiye kuri uwera, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye kuri Imana ivuga bikaba, tegeka bigakomera. Mu izina rya Yesu Kristo dusanze Mana, warebye muri Isirayeli avuga ngo mbonye umuntu wese ufite umutima umeze nk'uwo nshaka. Nyemerera cyane Kristo muzima Mana, dusanze rwose murengeza umutima ntabwo tugiye tuwutunga uko bikwiriye. Reka ubabarire cyane abadamu, ubabarire abasore, ubabarire abakobwa, ubabarire abagore, mu izina rya Yesu Kristo n'abagabo bose bari muri rusange, ubashoboze gutunga imitima imeze nk'iyo ushaka, kugira ngo bazature mu ihema ryawe, murengezi bazature ku musozi wawe wera, mu izina rya Yesu, kuko uzaturana n'abera, ntabwo uzaturana n'abanyabyaha, uzaturana n'abera, mu izina rya Yesu. Mana ifite imbaraga, ashoboza abantu kweza by'ukuri, bagende bakiranutse mu byo bavuga byose n'iyo bakora byose, babone rwose ubwiza bwa imbaraga zawe. Urakoze Kristo muzima Mana, gutanza imbaraga zibashoboza kurengeza, zimuza gutinya ikibi, zibashoboza kugenda mu kurwa ngo ushaka muri byose, mu izina rya Yesu. Ureke umwuka imbaraga, umwuka w'ubwenge azaganze kandi abayobore. Ndagushimiye byose kubikoze kandi kubikoreye kwiyubahisha, sabye nizenze kubikoze rwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Amahoro y'Imana akomeza abana namwe kandi akomeza azi kwifuza kwanyu, byo mushaka byose umenye neza ko Imana ari kumwe nawe muri byose. Shalom shalom, turi kumwe.